Irene yaragiye ntabwo akibana mu rugo yagiye gutyo afata inzira arigendera bitewe n'ibintu tutumvikanye neza nsigara mbabaye gutyo n'ubu ngubu ndacyababaye nta kundi nabigenza ubu rero ndamutegereze ndebe ko yaja niyo mpamvu ubu ngubu twicaye twategereze kuva kare kose twamubuze ariko amahirwe niba ari buze simbizi kubera yavuye anarakaye ariko cyo nzi cyo nemeye biyansabaga kandi ndi ready kubikora uko impamvu nishimye nagiye kwava tutameranye neza so niyo mpamvu nyine ntabwo nishimye cyane no kuzanga ntabwo nabishakaga ariko koze ari papa wanjye ngomba kumwubaha nari naje kumwitaho Irene mwana wanjye aricyo naguteguriye uyu munsi bikurikize n'ibyufuzo byawe ababyeyi tutinda kumva ariko tugira ngo tukumva ndumva icyifuzo cyawe uyu munsi ukigezeho nagiteguye neza ukigezeho niyo mpamvu twicaye hano twese urakoze cyane papa ubu ngubu nisimye ubu ngubu ndagaruka mu rugo papa ndabizi naragukoshereje ari ibintu byinshi naba narakoze wenda muri iki gihe cy'umwaka bitagushimishije bitakunyuze bitatumye wumva ko uri na proud yo kuba ufite njyewe ariko ndagusaba imbabazi imbere y'abantu bose mbikuye ku mutima umbabarire nanjye rwose izo mbabazi ndaziguhaye narakubwiye wowe ntuzagira ikintu ubura hano mu rugo niba ubinyemereye nawe ubu ngubu dutangire dukomeze reka tubahe ikaze cyane mu biganiro byacu bya buri munsi ariko hagatangaho don't forget to subscribe kugira ngo izi gahunda zibashe kukugeraho wowe urimo kurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now hano twaje ni Kicukiro hano bita kuri Zinia icyatuzanye hano uyu munsi ngira ngo muramwibuka wa musaza waririmbanaga cyangwa wakoraga indirimbo n'umwana we w'umukobwa ndimo kuvuga muzehe chairman yakoranaga indirimbo n'umukobwa we baririmbanaga umukobwa witwa Irene inyuma y'igihe kinini tutari kumwe tutarimo no kubabona impamvu yaje kumenyekana nuko umukobwa we Irene yaje kubura mu rugo mu gihe kinini cyane impamvu nuko yasabaga papa wambabariye ndashaka kureka music gatoya nkayiparika muri iki gihe cya covid tugakora gahunda za movie cyangwa cinema papa we ntago yabyumvaga neza kuko ntago yari yemenyereye iyi field yari yabyanze ariko nyuma muzehe yaje kubyumva uyu munsi nubwo ashaka kubigaragaza ko yaje kubyumva umukobwa we bari bashwanye yari yamubuze mu gihe kinini uyu munsi araza kumukorera surprise nkaho yafashe gahunda yo kumwemerera ibyo yarimo gusaba papa we gukora movie gukora films so yamuteguriye party idasanzwe mwebwe murimo kurikirana BigTown TV mubanze mu nkurikirane maze ndashaka kubamenyesha gahunda uko zimeze hano kuri iki gipangu niho kwa muzehe uyu munsi hari ibikorwa byateguwe hano kwa muzehe chairman mubanze muze hano kwanza maze turebe ndahita mbereka ndahita mbabwira uko bimeze muraza kubyumva come on my people ni hano mwabibonye party is going on muzehe nguyu hano papa amakuru ni sawa meze neza naje kugushaka uyu munsi urakoze cyane gahunda wari wayinsobanuriye kuri wowe nago ari igitumo nago bikaze cyane gahunda y'umukobwa wawe Irene Wendy mwaririmbanaga ariko mumaze igihe kinini tutarimo no kubabona muri music bimeze gute bana music kubera ko igihe cya covid yahise bihagararamo gato ariko ntabwo byagenze neza muri make hari n'impamvu nyinshi cyane nagusobanurira niba unyemereye nazi gusobanurira Irene ari he Irene yaragiye ntabwo akibana mu rugo Irene twaratandukanye no muri company ntabwo akibamo yagiye gutyo afata inzira arigendera bitewe n'ibintu tutumvikanye neza impamvu zatumye Irene agenda ni zihe yahise ajya hehe n'igihe kingana gute ni igihe kinini cyane kubera ko covid igitangira
haze mu kibazo aho ngaho covid itarangira ajya kumbwira ibintu simbyumve neza. Arambwira ngo tuve muri music kubera music ubu ngubu ntabwo dushobora kubonamo ikintu kubera ko ni igihe cya covid, abantu bari mu guma mu rugo, nta bitaramo dushobora gukora. Simbyumve neza muri ibyo ngiyo kubera ko yambwiye ibintu ntabyumva neza, byatumye ngwe kubwe turashwana afata inzira arigendera. Hashize amezi angahe, imyaka ingahe, igihe kingana gute? Ndumva hasize nk'igihe cy'umwaka n'amezi angahe, ariko turasuhuzanya gutyo, ariko naramubuze. Ubu ngubu ntacyo tuvugana muri make. Niki cyabiteye muri makeya uko nimba wabisobanura neza? Niki cyateye Irene kugenda icyo gihe cyose cy'umwaka mutabonana n'ababyeyi? Cyateye kugenda ndakizi, impamvu ndayizi. Yambwiye ko tugomba gutangira gukina filime. Ndamubwira ngewe ibya filime simbizi kubera ngewe impano yanjye no kuririmba. Ibya filime rero numva nshobora kubijyamo. Ambwira we inyungu irimo n'iki byose ngenda byanga, ndavuga kubera ntabwo ari ibintu byanjye, sibyo bindimo. Byageze aho ngaho yumva tutumvikana, aravuga na bandi yawe nyivuyemo ngende igendeye. Nsigara mbabaye gutyo, n'ubu ngubu ndacyababaye, nta kundi nabigenza, ariko nuko nkuko byagenze. Yaragiye, si warakurikiranye nk'umubyeyi kugira ngo umenye umukobwa wawe ari hehe, ari kumwe nande, ari mu bici muri iki gihe cy'umwaka cyose atari mu rugo? Oya, muri make ntabwo ari hanze y'igihugu, ari hano mu Rwanda, ariko sinzi gahunda ze, nanjye mba nkora izanjye kubera byambwiraga ntabwo nabyumvaga, niyo byatumye dushwana. Nje mbivamo rwose, nawe abivamo, twibirira aho ngaho rwose. Iriya Franco bandi yarahagaze cyangwa iracyarimo gukora? Franco Felix Music Band iracyariho, ariko ntabwo gikora kubera ko igihe cya covid nawe urabyumva, kandi Irene yaramfashaga cyane kugira ngo agizamure, ariko bigeze aho ngaho nawe agiye, nanjye ndabyihorera, ubu biraparika mbivaho. Birazwi ko umukobwa wawe uramukunda cyane, igihe kinini umaze kubigaragaza, muririmbana ku ma stage, mukora ibintu byinshi bitandukanye. Abantu bari bamaze kubabona cyane wowe n'umukobwa wawe. Amaze kugenda ni yagiye arimo kugusaba ko mukora movie cyangwa filime. Wowe bya filime ntabwo wabyumvaga, ubu ngubu uyu munsi ngo hari ikintu wamuteguriye kandi wifuza ko mubonana nawe inyuma y'igihe kinini, bimeze gute? Cyo kirahari ubu ngubu kubera ko nageze aho ngaho, nanjye ibintu ntangira kubyumva neza. Ndavuga kubera ko mukunda cyane, ni umukobwa wanjye nkunda cyane, murabizi namwe. Ni umukobwa tumaranye igihe kinini tukora ibintu bya music. Nageze aho ngaho ndavuga umukobwa wanjye kankore icyo ashaka, kugira ngo abe iyo ngiyo azerera no kugira iki, kubera impamvu zituruka kuri njyewe. Ndavuga wewe ntabwo bishoboka. Rero nahise mbyemera, ndavuga kwa mbigire muritegurire n'abakinnyi bagezeho b'abasitari, ndavuga ko katubitegure turebe. Biyambiraga niba ari byo cyangwa binamubwiraga njyewe niba ari byo. So iyi gahunda yo gukina movie waje kuyimwemerera? Narayimwemereye ubu ngubu, ariko ubu ngubu ikibazo ntabwo turabonana ngo wenda musobane neza. Yambwiye ko azaza kundeba, ariko sindabimenya niba ari buze niba atari buze, kubera yavuye yanarakaye kandi ndakaye, ariko nageze aho ndabyumva. Ubu ngubu muri make niyo gahunda mfite kugira ngo mushimishe, dukore, kandi we kubera ko ari umwana muto ashobora kugira gute akazana ibitekerezo byubaka. Numvishe ko uyu munsi uraza kumukorera surprise, umuzane hano aze nawe kureba gahunda wamuteguriye yo gukina movie, yo gukomeza movie nyuma yo kuba atari mu rugo mu gihe kinini cyane. Uyu munsi uraza kumukorera surprise, nibyo? Niko mbiteganya, ariko nabikoze, ariko sinzi niba ari buze. Namutumije kubera yavuye yanarakaye kandi nanjye ndakaye, ariko nyuma yaho ndamutelefona namubwira ko ibyo yansabaga nabyemeye. Ubu rero ndamutegereze ndebe ko yaje. Niyo mpamvu ubu ngubu twicaye twategereze kuva kare kose, twamubuze, ariko amahirwe niba ari buze simbizi kubera yavuye yanarakaye. Ariko cyo nzi cyo nemeye biyansabaga, kandi ndi ready kubikora, ndi tayari muri make. So umaze kumuhamagara, umaze kumutumira mu rugo uyu munsi? Namutumiye kabisa,
ariko ntabwo arahagera. Gahunda ya movie iraza gukomeza cyangwa bimeze gute? Gahunda ya movie igomba gukomeza kubera namagaye abasitari bakina filime n'abandi bose bagomba gukina ndebe ko namushimisha muri make. Okay. Kamera ngira ngo murebe hariya ziriya buffet murimo kubona hariya ziriya buffet bari abantu bose murimo kubona hariya ni party yateguriwe umwana wa Mr Chairman Franco. Ni party ikomeye cyane ariko uyu mukobwa niwe ategerejwe kugira ngo gahunda zikomeze neza cyane. So tugenda twereke kuntu wamuteguriye. Salama. Salamu. Nawe waje muri party? Naje muri party ya filimi yacu. Okay, harya witwa? Nitwa Miss Kicukiro. Miss Kicukiro, Miss Zinia. Miss Kicukiro. Okay, ça va? Ça va bien? Harya witwa? Nitwa Alliance Sif. Nawe waje muri party? Yes. Sawa, turaza kuvugana mu kanya. Yes, muzehe watwereka party kuntu wayiteguye. Reka nguhe microphone wowe ugenda udusobanurira uko bimeze. Party kuntu nayiteguye rero nateguye party ikomeye cyane ku buryo irimo abakinnyi benshi batandukanye kugira ngo twakire umukobwa wanjye cyufuzo cye. Hano ni mu rugo rero ndamutegereze namubuza ariko isaha n'isaha ndamutegereze kwaza. Munyemereye namuteguriye music irahari ibyo kuriya birahari. Hari abantu bicaye hano hari n'abandi bicaye hariya mu nzu. Ndumva ibintu byose biri bugende neza mu kanya katumutegereze ariko sindamenya ko ari buhagere ariko ndamutegereze kugira ngo ahure n'aba bakinnyi ba filime bakomeye cyane kugira ngo batangire igikorwa cyo gukina filime neza. Okay. So ndabona biteguye neza ibiryo hano ku meza ni sawa cyane. Abantu nabo ni benshi cyane. Iyi yose ni party y'umukobwa wawe Irene. Neza. Okay. So reka tumenye kuntu ari buze. Arabizi se ko bimeze gutya cyangwa ntabwo abizi? Ntabwo abizi, nge naramutumiye kugira ngo uyu munsi hagere turebe ko dushobora gupanga. We ntabwo abizazi ko hari igikorwa cyo kuza gupanga filime nk'uko yabyifuzaga ariko ntabwo azi ko nabiteguye. Ariko cyo nzi cyo ntabwo abizi muri make. Ntabwo abizi ni ukumutegereza nabyo ashobora no gutaza kubera ko ntabwo namubwiye gahunda nyayo ihari kandi nababwiye no mu rugo ntibagire ikintu bamubwira aze gusa sange n'abakinnyi bose bahari. Okay. Reka basi tukupe gatoya kuri kamera maze dukurikirane gahunda kuntu Irene yari buze hano. Ni surprise murabizi mumaze kubyumva. Ni surprise ntago azi ko papa we yamuteguriye ibintu byose. Ntago azi ko papa we yamwemereye ko iyi movie iza gukinwa. Hari abakinnyi, hari amasura ndimo kubona njye mbona mu mafilime n'ibindi byinshi. Reka dutegereze gatoya ibindi muraza kubimenya mwebwe murimo kurikirana BigTown TV. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe mukaguma ahangaho maze turaza kubamenyesha what is going on. Let's go my people. Yes, murimo kurikirana BigTown TV. Gahunda ndabona bimeze neza ubu ngubu. Turi kumwe na muzehe hano yambwiye ko umukobwa we yamaze kuhagera ari hano hanze. Reka muzehe dusobane uko bimeze tumenye n'ukuntu turi bwinjirane nawe hano asange iyi team yose na party ite ikomeza. Muzehe harya bimeze gute turamuzana gute? Gahunda ukuntu zimeze rero bambwiye ko yaje ngo ari mu modoka hariya hanze y'igipango. Ndumva wamfasha tukagenda tukamuzana. Nicyo musaba rero. Okay. Nje nta kibazo tugende ibingibi ndabimenyereye cyane. Barimo kwicana BigTown TV. Reka Irene tumuzane hano. Noneho namara kugera hano araza kumenya uko bimeze, uko papa we mukunda, uko amuteguriye party. Everything is gonna be alright. Yes, so muzehe sinzi ko turi Irene ari hehe? Nanjye bambwiye ko hageze ariko sindamenya niyo modoka arimo. Ntabwo ari ka kandi wigeze kumugurira? Sindareba neza ariko kaka open roof ndimo ukabona ari inyuma. Okay, nanjye ntangiye kubona ndakabonye. Irene arimo. Irene ngo uyu ari kumwe n'abakobwa bagenzi be. Nguyu sanafungura cyangwa gusuza papa.
Irene, amakuru? Meze neza? Ya, meze neza. Muri kurya show abana, meze neza. Datari. Uramuzi? Ndamuzi. Ninde? Ni papa wanjye. Aha, umaze igihe kingana gute mutabona na papa? Hafi umwaka. Umwaka ndumva urimo. Iki gihe cyose wari uri hehe kwe? Of course. Nari naragiye hasozaye tu. Yeah. Turabiganiraho. Muze yaje kugufata n'umusuhuze basi. Ndakwishimiye. Karibu. Utishimye cyane. Uko impamvu nishimye nagiye kwava tutameranye neza. So niyo mpamvu nyine ntabwo nishimye cyane no kuzanga ntabwo nabishakaga ariko koze ari papa wanjye ngomba kumwubaha nari naje kumwitaho. Waruzi ko BigTown uri wisangana? Ntabwo nari mbizi. Abo basista ko mufite swaga. These are my friends n'abashitsi basanzwe. Guys. Yo bimeze gute? Fresh. Arya witwa nde? Nancy. Wino. Muze hano muherekeze umushuti wanyu. Uyu munsi yagiye kubona na papa we. Papa yari ikintu yamuteguriye. Muri jya show abana. Ni gute utajya kwe? Show abana bumeze neza kabisa. We ntabwo wambwiye witwa nde? Nitwa Pretty. Pretty, Nancy, Irene, mumeze fresh. Tugende muherekeze mumufate neza mushuti wanyu. Papa we ari icyo ashaka kumuganiriza uyu munsi. Irene, iki gihe cyose cy'umwaka utabona na muze ntabwo wabona ko wari uri mu makosa? Urebye nari ndi mu makosa kuko nta mwana ufite uburenganzira bwo gushaka kuyobora umubyeyi we, ariko nanjye ku giti cyanjye ndakuze mba mfite ibyifuzo byanjye, so that's why tutumvikanye nkahita ndisidinga kugenda. Wamubonye muze ntabwo ari kuvuga ariko tutaragera ahantu kure, reka agire icyo akubwira tutarinjiramo hariya neza. Okay, nta kibazo. Irene rero nkuko wabinsabye kubera njyewe ndi muri music urabizi cyane nicyo cyari ikiroto cyanjye cyangwa inzozi zanjye. Byari kuririmba gusa muri music urabizi twakoze bitaramo byinshi cyane. Twaririmbye iki covid itaraba na nyuma yawo nakomeze ngiye nkomeze ndirimba kubera narakubuze ngiye ndikomeza indirimbo hari n'indirimbo nasongera ngo warayumvise narayumvise ndakurikirana ariko navuga kankomeze music ariko nyuma y'ibyo ngibyo nageze aho kubera ko ngukunda cyane ndavuga nkora ibishoboka byose numve icyifuzo cyawe. Rero hari ibyo naguteguriye hano mu rugo. Icyifuzo cyawe cyari iki? Icyifuzo cyanjye cyari ko urabona covid ikizamo ibintu bya music byabaye nkaho bisa nk'ibihagazeho bitari kugenda neza kubera ama lockdown twavuga turimo, ariko njye nkumva ko like twakora movie, like twakina movie muri iyi minsi tutari gukora music, so ntabwo twabyumvikanyeho arabyanga nyine urabyumva kumvisha umubyeyi ibintu adashaka kumva biba bigoye, so niyo mpamvu nahise mfata decision yo kugenda avuga ati okay fine reka buri wese akora ibye. Uhita ugenda kwa papa? Umwaka wose. Warananiranye? Oya ntabwo uri kunanirana. Ntabwo nabona muze ntabwo yishimye. Nta narindi ntabwo yakwishima n'ubundi ko nta narindi. Of course ntabwo nibagiye indangagaciro zanjye nk'umukobwa cyangwa se I was in a safe place. Arahazi se papa? Kuba hazi arahazi ariko ntabwo ubu ngubu ahazi. Mama arahazi se? Na n'umwe uhazi. Ubona se ko wananiranye wa mwana? Ntabwo uri kunanirana. Misunderstanding yabaye. Papa kubera ko kwereka urukundo akantu gato yatunga ntago turi bukore movie uhita ugenda. Nakunda ariko nyine nuko byagenze. Filime zonyine kweri. Kandi yakujyanye muri music yagukora ibintu byose aragukunda. Ariko nayo mfite reason, nayo mfite impamvu igaragara. That's why nabona nafashe umwanzuro nk'uwo ukomeye. Manzo kurikire muze wawe hari icyo ashaka kukwereka uyu munsi, hari icyo ashaka kukubwira, maybe bishobora kuba ari surprise kuri wewe. Tugende. Tugende nkwereke. Nurisi hari abantu benshi. Okay. Hari abantu benshi? Wabonye he? Ndi kubabona
kubabona ya ntabwo bisanzwe mu rugo ntago bisanzwe cyeka yabaye nka birthday kandi ko nta muntu ufite birthday muri papa ashobora kuba yagushakiye umugabo uyu munsi tugiye guserera oya nagabimwe hano abapompe muzi mu mufata hano taza ku wow guys okay what's this okay okay wow hari ikintu uri kubona hano yeah matara abantu food drinks party okay gwenda na anniversary yanjye nabigumbise uzi hano mu mufata taza ku iyi surprise kiragushasi okay hari hafi ku ruhande gatube okay hari ikintu uri kubona hano yeah nzi ko like iyo habaye ibintu bimeze gutya habaye ikirori mu rugo so I'm wondering kibaza okay simbizi nyine ntekereza ntabwo wabisobanukirwa ibi bintu no I can't ntabwo mbizi kabisa hari umugabo urabona uriya mugabo ariya munini ndi kumubona muzehe yamuguteguriye uyu munsi yes ariko papa ntabwo yishimye I know turacyafitanye ibibazo byinshi nta kuntu rero twese twishimanye hagati ipati reka mbanze gusobanura muzehe yifuzaga ko ugarukana kuko ndori wagiye tugarukana okay tugomba kwanza kuvugana ariko kwa ko icyatumye ngenda ntabwo kirakemuka so kiramutse gikemutse cyakagira impinduka cyakagira ukuntu tubivuganaho twabikemura muzehe nguyu hano reka tumuhe ijambo noneho nk'umuntu mukuru afite icyo ashaka kukubwira maze uraza gusobanukirwa tu ibintu bimeze neza yaha papa ngira ngo reka tuguhe umwanya umusobanurire Irene amenye gahunda wamuteguriye uyu munsi Irene mwana wanjye aricyo naguteguriye uyu munsi bikurikize n'ibyufuzo byawe ababyeyi tutinda kumva ariko tugira ngo tukumva nagiye ntekereza igihe kinini cyane kandi numva nkukumbuye nkubuze ndavuga rero bya music ni byiza pe tugomba kubikomeza kandi ngomba no kubikomeza ni byiza ariko icyifuzo cyawe mitanyakira niyo mpamvu natumiye aba bantu bose abangaba nunyuzamo amaso urabona abantu ukunze kureba ku mateleviziyo abantu kuri za YouTube abakinnyi ba filime ndumva icyifuzo cyawe uyu munsi ukigezeho nagiteguye neza ukigezeho niyo mpamvu twicaye hano twese arakanu wasobanukiwe okay icyo ushatse kuvuga like wemeye ko dukina movies wemeye ko dusimbizi nyine ndumva movie ndayemeye rwose nkuko wabinsabye ubu ngubu ndayemeye urakoze cyane papa kandi ubu ngubu nishimye ubu ngubu ndagaruka mu rugo muzehe wawe yagukoreye surprise uyu munsi icyifuzo cyawe cyari cyatumye mubonana muri icyo gihe cyose cy'umwaka wamusabaga ngo mukore music mukore ibiki byose muzehe se yumva ko ari ikintu cyangombwa cyane kandi aragukunda urabizi kuva na kera mukora music yese avuga ngo Irene uyu munsi tugomba gukorana yifuza gukora filime tugiye kuzikora yakuzanye n'abakinnyi hano araza kubakwereka yakuzanye n'umudirector wa filime uzwi mu Rwanda ari he wa mudirector cyangwa muzehe arabisobanura neza muzehe musobanurire director arahari nguyu arahari ariko sinzi impamvu Sarwa waza hano we uramuzi mu ndamuzi cyane Salwa ngwino ngusuze kwanza mama wanje meze gute ndakubona meze neza hano wahageze gute ahangaha ndi director wa filime nahamagawe na chairman Franco arambwira ngo nze mufashe muri filime ngomba kuyandika nkaba umuproducer wayo nkanayidirecting rero kugira ngo dufashe Irene kuba yakinjira muri cinema byumvishe
hobera kwanza director uyu nguyu niwe ugiye ku directinga kuri movie umva ibintu biryoshye ni ibintu byiza cyane ku barimo gukurikirana BigTown TV ngira ngo murimo kubibona Irene cyari cyatumye abura kwa muzewe ni cyo ngicyo ariko uyu munsi ibyishimo ni byose cyane. Director nguyu hano sinzi ukuntu bapanze nimba ufite ikibazo ushaka kumubaza muzehe na director n'ukuntu babipanze kugira ngo bongere bagushimishe ni ibintu bigeza cyane anything. Okay, nduva ibyinshi twaza kubivugana n'ubundi gusa ndishimye cyane kubona wemerewe kuza gukorana natwe ni ishema cyane. I'm so glad ko waje n'ukuri. nanjye ndishimye yego. Muze filime muzayikina gute cyangwa director nuri bubisobanure? Director ndumva akanya niyo yabisobanura neza kubera ko ni byo namusabye kanumva ukuntu babisobanura. Murakoze cyane. Njyewe directing ino filme nitwa Uwimana Salwa. Nsanzwe ndi umukinnyi wa filme hano mu Rwanda abantu benshi cyane baranzi. Nkaba Chairman Franco akaba yaranyiyambaje kugira ngo umukobwa wiwe abe yajya muri sinema. Ubwo rero filme ni njye uyandika ndi umuproducer wayo. Nkaba n'umudirector wayo. Nkaba mfite n'umu assistant director w'iyi filme. Nkaba filme nyandika nayise aba player. Ni filme yitwa aba player tuzatangira kuyikina ku munsi w'ejo. Wow. Ni vuba. Nje byandeze ntabwo tukura bisobanura. Afite umwaka wose. Mwaka none filime icyifuzo cyawe cyagiye ku finally kiragize gusa okay wenda muraza ku mwanya wo gushimira ariko I'm so happy. Salwa wayitekereje gute kwandika iyo movie mutari kumwe na harya araza kuba main character? No kuvuga ngo kubera ko mfite hari umumeni nagombaga kumugira umusore. Ariko nawe agomba kuba ari umumeni muri iyo filme. Ntacyo bitwaye ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe agomba kuzaba umumeni. Ni ibintu bishimishije cyane reka muhe microphone nawe agira icyo atubwira adusobanurire n'abarimo gukurikirana BigTown TV bamenye impamvu wari wabuze byifuzo byawe munsi byabaye impamo muzehe yagusurprisinze ibintu nk'ibi ngibi ni ibintu byiza ugira icyo utubwira. Okay murakoze cyane. Nkuko benshi munzi nitwa Irene Wendy nkaba ndirimbana na papa wanjye. Hakaba haravutsemo ikibazo umwaka ushize lockdown murabizi mwese yaraje ibintu byose bisa nkaho bihagaze. Nza kubwira muzehe wanjye like my dad ndamubwira music ntabwo iri kugenda neza bisa nkaho ibintu byose bihagaze. Twakoze movie tugatangira gukina movie nkaba nyine like nayo ni hobby yanjye. Arangije nitwabyumvikanaho neza nyine hazamo ikibazo hagati yanjye nawe mfata decision yo kugenda and then ubu ngubu nagarutse yamamagaye surprise yabyemeye n'umudirector ibintu byose birateguye ndishimye cyane. Ntabwo mwakumva uburyo numva ndi blessed kuba mfite umubyeyi nk'uyu nguyu ushobora kunyitaho yaba ndi mu makosa yaba nari mu makosa akaba yumva ko yahagarara iruhande rwanjye. It's a blessing kuri njye n'umugisha kuba mfite umubyeyi nk'uyu nguyu n'Imana irabizi ko ari umugisha kuri njye. So papa ndagushimira cyane kuba wemeye egera hariya usabe Imbabazi. Ndamushimira cyane kuba yemeye ko twakina movie twakomeza uyu mwuga wa movie. Ikindi ndasaba imbabazi imbere ye n'imbere y'abantu bose namwe mwese mukurikirana BigTown TV. Ndashaka kumusaba imbabazi mbikuye ku mutima. Ubundi twebwe navuga uburyo badutoje iyo uri gusaba imbabazi umuntu mukuru ntabwo ubivuga uhagaze ubivuga uri hasi like ufukamye atari kubera ko ari icyo ariko niko twe badutoje mu muco wacu. So ngiye gusaba imbabazi mfukamye imbere ye nk'umubyeyi wanjye.
Papa ndabizi naragukoshereje ari ibintu byinshi naba narakoze wenda muri iki gihe cy'umwaka bitagushimishije bitakunyuze bitatumye wumva ko uri na proud yo kuba ufite njyewe ariko ndagusaba imbabazi imbere y'abantu bose iyo abantu bose bari kutureba n'abari hano n'abadari n'abazabyumva bose bazumve ko nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima umbabarire. Nanjye rwose izo mbabazi ndaziguhaye narakubwiye wowe ntuzagira ikintu ubura hano mu rugo niba ubinyemereye nawe ubu ngubu dutangire dukomeze mufatanye na Sharwa gusobona gahunda ukuntu zimeze asigaye dutangire dukomeze icyifuzo cyawe nacyemeye. Wow, nice. Ngira ngo murimo kubona ibintu biryoshye cyane. Nyuma yo gusaba imbabazi yari Irene ashobora kuba arimo kurira. Irene ceceka muze yakubabariye nayo ukuntu wamusabye imbabazi ni ibintu byiza cyane. Filime ikaba igiye gukomeza ni icyifuzo wari wasabye muzehe yabyemeye. Salwa nka director atubwire gahunda ibi bintu bizagenda gute. Ejo gahunda zirakomeza noneho kuri filime uraza kutubwira nimba ari music ugiye kwireka ugiye kujya muri filime gusa cyangwa bimeze gute ariko reka kwanza Salwa abanze yadusobanurire. Murakoze. Ino filime ni filime nshaka kugira ngo nzashiremo ubuzima bw'abantu bose uburyo abantu bashaka kubaho mu buzima busanzwe uburyo umuntu ashobora kuza akaba umuntu usanzwe kandi afite aho ahuriye na gahunda za politike ari umupolisi cyangwa ari n'ikindi kintu akaba yaza mu buzima busanzwe. Iyi filime nayise abaplayer muranyandika nkayita abaplayer. Icyatumye nyita abaplayer ni ukugira ngo abantu babone yuko hariho abantu mu buzima busanzwe bashaka kubaho bakinisha abandi kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. So nayanditse ngambiriye kugira ngo abantu babone yuko njyewe nshobora kuba nabaho ubuzima bwiza ariko nshobora kuba nakinishije amarangamutima ya Irene kugira ngo njyewe ngere ku nzozi zanjye cyangwa Irene yakinishije amarangamutima y'undi muntu kugira ngo agere ku nzozi ziwe. Ubwo rero iyi filime abaplayer njya kuyandika nabanje kureba kuri kote zombi uko umuntu ashobora kubaho mu buzima busanzwe akabaho ashobora kuba yaza nk'aha ngaha akaba yaza kumenya ubuzima bwanjye ariko asanzwe ari umupolisi kandi akaza akaba njyewe akaba ubuzima njye mbayeho akabubamo kugira ngo amenye ati Saru wabayeho gute, Saru wakora iki, Saru ni muntu ki kugira ngo abimenye bikaba ngombwa yuko aza kwinjira mu buzima bwanjye. Iyo filime nayikoze kugira ngo izafashe na Irene kuba yakinjiramo neza akavuga ati niba biriya byaranze reka njyewe nze nkora ibi ngibi kandi bizambesheho. Ubwo rero nabikoze ngendeye ku gitekerezo cy'uburyo papa wa Irene yambwiye uburyo Irene abayeho mu buzima busanzwe mbifata mbishira no mu buzima bwa filime. Niyo mpamvu nahise abaplayer. Wagiye kugukinisha nk'umupolisi. Umupolisi kandi n'umupolisi nabwo uzabimenya. Uyu nguyu niwe yatumye uyu nguyu si wakujyanye niba wamujyanye muri icyo biri bimeze gute Frida? No, twahuriye aho twari turi turabashuti that's why even twanazanye hano nyereka mu bigo papa we agiye kujya muri filime bizaba bimeze gute uramubona gute azabishobora? Of course azabishobora bizari perfect. N'icyo mubwira Irene uyu munsi yasabye imbabazi imbere ya papa we wabibonye nawe uramubwira iki? Ni byiza ko yaje gasaba imbabazi. Even success ko gukina movie arabishobora of course ni nabyo yashakaga agomba kugira kubishyiramo imbaraga of course. So azabishobora? Cyane azabishobora. Uramubwira iki arimo kubona? I read it. You have to, man. Ngono gane n'umushyitsi kubwira inyuma y'igihe. Ubwira urimo kumureba no mu maso kugira ngo byumve neza. Ugomba kubishyiramo imbaraga my friend. Yeah, of course. It's my dream, so sure. Trust me, I will. Bizagenda neza niwe. Cyane. We hear
as we're friends, supporting big time. I know. Thank you so much. Director. Salwa. Director. Kuja ugenda kure. Okay. Sasa gahunda zigiye gutangira ejo. Musobanurire neza noneho bizagenda gute, muzashutingira hehe, azaze yambare gute, imyenda agomba kwambara cyangwa uko sinzi niwe ubizi neza. Gahunda bungu yatangiye. Ino filme kubera ko bitewe n'uburyo yanditswemo na role agomba guhabwa, agomba kuzajya aza yambaye nk'umuplayer, yambaye mini, nk'umuntu ukina abagabo. Ukina abagabo, aba ari umuplayer, umuntu ugomba kuba yabaho ubuzima bwo kuba yajya gukinisha abo bagabo ariko akabona ubuzima bwiza. So no kuvuga ngo ino filme waba uri umusaza, waba uri umusore, waba uringaniye, ino filme nta musaza urimo, nta musore urimo, nta n'umwana urimo, abantu bose muri iyi filme bose ni abaplayer. Umusaza agura umukobwa akajya guseduiza umusaza, umusore akajya guseduiza abantu bakuze, ni ibyo ngibyo. Ubwo rero azaza agomba uzaza wambaye akamini niba ngombwa na mukondo wasi. Wabyumvise? Nabyumvise. Okay. Muze arakantu yese nkubita agasinye ngo musobanurire hari abakinnyi ngo bari hano nabo bazagaragara muri iyo filime, agomba kubamenya uyu munsi kugira ngo icyo gahunda zizagende neza. Yego. Abakinnyi abameni nibo ndi buhereho, hari uwitwa Yamuremye Ibrahimu, nawe yaza kugira ngo mumubone. Ibrahim, where are you? Uyu nguyu nawe ni umukinnyi. Uyu ni umukinnyi muri filime, akaba afitemo n'uruhare runini cyane kuko ni umumeni. Hakaza undi mumeni akaba ari we Oziri abantu benshi cyane baramuzi muri filime, namwanditseho ko azaba yitwa Kenny, nawe yaza mukamubona. Hakaba uyu ndamuzi mu mafilime. Reka kwanza utarakomeza bagira icyo batubwira, mugiye gutangira icyo gukina movie bimeze gute? Movie ni neza kabisa, biraryoshye. Uyu nguyu ni watumye mukina iyo movie. Warubizi? Ngiye barampamagaye. Ntabwo uramenye gahunda. Ntabwo nenzi ko ari uyu nguyu. Warakoze kabisa. Komezari yo papa ngwino basi nawe ugira icyo tubwira. Salam. Ajya witwa Ozil. Njya nkubona mu movie ntabwo ari ubwa mbere. So ubwa mbere tu. So gahunda director nk'ukuntu yatubwiye ngo mugiye gutangira gukina movie. Uyu nguyu niwe watumye mukora iyi movie, n'icyo yamubwira? Kumbe no wesha. Ntabwo nari mbizi. Gusa thank you kuba duhuriye anga kubera weho kandi courage muri industry uzabibasha tu. Ni na filime nziza cyane. Izagenda neza. Okay. Sawa murakoze Salwa. Ubu vuga ngo hari n'undi mukobwa akaba yitwa Sifa, muri filime akaba yitwa Jovia, nawe yaza mukaba mwamubona, nawe akaba azakina ari umumeni. Akaba hari n'undi senza ahantu aherereye. Mu gihe urimo kumushaka nawe giye kutubwira. Mugiye gukina movie, mugiye gutangira ejo ngo niyo gahunda. Tugiye gukina. Warumuzi? Ntabwo nari muzi ariko ndamumenye. Yego. Byiza cyane yahisemo neza. Tugiye gukina movie nziza cyane, azayikunda abandi bose bazayikunda. Yego. Hakaba hari Sarongo Haji, nawe yaza mukamubona. Umupfumu? Oya. Ntabwo ari umupfumu ariko nawe ni umumeni muri filime. Uyu nguyu akwiriye kuba mu sugar daddy muri movie. Sugar daddy. N'ubundi kiranga sugar daddy. Mukobwa wagira atumye ajya haze. Namuteye ibibazo kubera ubuzima bwe. Hakaba hari Sarongo Papa Vanessa, nawe yaza muri filime abayitwa Papa Vanessa, nawe mukaba mwamubona. Hakaza na Nyabyondo, nawe yaza mukamubona. Nyabyondo ugira hino mva mu budije. Aba bose bagiye gukina iyo movie. Aba bantu
bose ubona hano n'uyu mupapa n'uyu mupapa arimo nawe yitwa muri filime aba yitwa Papa Vanessa noneho hakaza Miss nawe nahaguruke mu buzima busanzwe yitwa Miss no muri filime akitwa Miss niwe Miss Rwanda muri filime yacu hakaba hari Vanessa nawe yakegera hino mukamubona Vanessa gera hino Vanessa rero uyu nguyu baraziranye My little sister. It's gonna be fun. akaba ari murumuna wa Irene mu buzima busanzwe baravukana hakaba hari Thierry nahaguruke nawe mu mubone ni ukuvuga ngo sinavuga abantu bose bari gukina muri ino filme kuko turi benshi cyane ariko aba bose mubona hano nagerageje hari na niba ari Kisekedi azakina ari zamu egera hino bakubone uyu azakina ari zamu hakaba hari n'abapolisi nabo bakegera hino mukababona umwe yitwa Peter undi akitwa Alphonse mu buzima busanzwe ni abapolisi ko ibi bintu bigiye kuba serie noneho mwegere hino ariko kamera ibabone hakaba hari umumama ukinamo ari umudamu wa Sarongo Haji yitwa Alice sinzi niba hari ariko hari yaza nawe akiyerekana nawe yaza akiyerekana ni ukuvuga ngo iyi filme aba bantu bose mbabwiye hano bose ni abameni ni ukuvuga ngo abamubona hano ni abameni narabahamagarira abasapota abangaba ni abameni abangaba filme yose guhera ku ntangiriro kuzageza kuri finali bazaba bahari ni ukuvuga ngo abasapota nabo nshaka nabahagurutsa hari Ange namubonye Ange asanzwe akina filme ni umusapota ayegera n'utumurebe wa mupapa yitwa baba papa bombe mu muhamagare nawe aze hakaba hari Arafati gera hino Arafati nawe ngwino bakubone ni ukuvuga urebye n'aba bapapa turi kumwe mo hano muri iyi filme filime iri serie aba bapapa nabo barimo n'abasapota ni ukuvuga ngo nagerageje kugira ngo ko mu Rwanda ubundi tumenyereye ko ubundi umumena bumwe cyangwa bakaba babiri ariko nagerageje kugira ngo byibuze abameni banje babe nk'abantu bageze mu 10 abasapota nabo baza ari benshi cyane utarashiramo abafigira n'abandi abafigira urumva n'umuntu uzagacamo kugira ngo filime yacu igaragare neza hari abandi basore ese ko mudahaguruka nawe abangaba bose aba bose ubona hano ntago ari abantu badutemberereye aba bose n'abakinnyi bo muri ino filme aba basore baba muhagarara ari aba barebe neza aba basore baba ari aba drug dealer birabasa kabisa birabasa neza cyane neza cyane urabona ko ndi umuntu uzi no gushaka abakinnyi n'uyu mukobwa nawe nahagarare hano nawe aba ari umusapota muri filime yanjye uyu nguyu niwe Alice akina ari umudamu wa Sarongo sinzi aho yari yagiye aba bantu bose uko babona hano utarashiraho abakameramani n'abandi noneho ikindi kintu kirenze nuko agent director wanje nuvuga ngo nahari sebra ko atayigaragaza ntago kamera iri kukubona inyuma ya kamera afite isoni uri inyuma ya kamera Ibrahim niwe assistant director niwe iyo nahari niwe udirecting ino filme no kuba ndi umuproducer ariko ibintu byinshi cyane iyo bincanze niwe mamagara nkamubwira ni ma ide niwe uma ide nziza yo kuba nakomeza kwandika ino filme ibintu byacu bigacamo ariko nyuma y'ibyo byose nanjye ndi umukinnyi nanjye nkamere ndi umukinnyi nanjye ndi umukinnyi nubwo ndirectinga muri filme nkanayandika ariko ndi n'umukinnyi wayo ubu rero ino kuri yose muri kubona hano niyo giye gukina aba bose ubona hano
Irene ntabwo arabazi yegera ari imbere muzehe ngwino hano imbere usobanura umukobwa aba bantu bose ntabwo arabazi. Irene negere hino ababone aba bose ni abakinnyi bazakina muri no filme no kuvuga ngo nagerageje gukoresha casting aba rero nibo nashoboye kuba natora muri filme tugiye gukina. Kangira ngo urabibonye ibintu byose turabiteguye neza nkuko wabyifuzaga. Yego. Byo wansabye ukuntu wabitekerezaga wongeye byarenze se byarenzeho se byarenzeho cyane. Nanjye nabitegereje ndavuga rero kugira ngo dukore ikintu gisobanutse neza tugomba kuzana abantu bazi gukina. Kandi ngira ngo urababona yo wabonye nawe ku bwawe iyi team hari nabandi badashoboye kuboneka ariko nabo turi kumwe bo ntabwo bashoboye kuboneka kubera impamvu zabo bwite ariko nabo turi kumwe. Ndumva gutangira nejo nkuko director abitubwiye witwa Sarwa ndumva gutangira nejo no gutangira gukina iyo filime. Tuzashyira kuri channel yacu nk'ubisanzwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo tuzayikina igiye ku yindi channel oya kuri channel yacu yanditseho Chairman Franco nibo bazayibonera abantu. Ndumva nshimira nuza BigTown n'abandi bose abakinnyi bose bari hano bose mwakoze cyane kuza. Ndumva cyo nabasabiye nishimye cyane birenze. N'umukobwa kubigiye binyemerera nawe akaza ndumva twakora umuti tugatwika. Murakoze cyane kandi ndabashimiye. Okay, pari ngo igiye gukomeza muzehe wasobanuye n'abantu ngo kuko uyu munsi ari umunsi wa Irene amaze kubibona ni umunsi wo kumurika filime igiye gukinwa mu byifuzo bye basobanuye n'ibindi. Nabonye hano inyuma yanjye ari ibisorori binini cyane. Ibindi byo birenze kuri ibyo ngibyo ubu ngubu tuvugira ubu ngubu mu kanya. Irene agiye gutangira ifunguro dutangire turiyakire. Ibyo kunywa birahari, music yarahari, ibintu byose birahari muri make. Ndumva nibyishimo gusa. Tugomba kunywa tukarya mpaka ejo mu gitondo cyane. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV nje ngo mwabibonye pari yagenze neza cyane. Irene bamusurprise uyu munsi ibyishimo ni byose. Director arahari, muzehe nawe yarahari n'abandi bakinnyi bose barahari. Reka pari ikomeze n'ibintu byiza mu byukuri gusurprisinga umukobwa wawe cyangwa umwana wawe nka gutya mu byifuzo bye bibari byiza cyane. Ingini BigTown TV cyo mugomba gukora gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda zacyo. Iyi filimi turayitegereje uko ariko kose igiye kuba fire. Irene ndabeshya wabibonye muri sisi nagwa ni fire. So nuzongere kubura kwa muzehe aya nago nakongera uko wapi kabisa. Muzehe nkuko yagusabye ugiye gutangira gahunda ariya nje ndabwiye ngo mukomeze gukurikirana BigTown TV. Until next time. Yes.